Hello, mumeze mute nizere ko mumeze neza ndabasubije cyane karibu kuri Risi France Lifestyle nizere ko muri amahoro ndabakiriye mwese nimba uri mushyashya kuri channel karibu cyane kandi nkomeze gushimira abantu mukomeje gukora subscribe Imana ibahumugisha ku nkunga mukomeje kuntera murakoze cyane Imana ibahumugisha cyane abakomeje kuma amakomanteri ya like rwose ebana bizu cyane murakoze cyane utarakora subscribe rwose nawe yapyondaho hariya ubundi kugira ngo ukomeze ushyigikire n'ibiganiro zajya bagezaho nibikajye gucikana. Uyu munsi rero tugiye gufata iyi video nsubiza video ushize nakoze ari video mperutse gukora mvuga ku ntuza ku kibazo dukunda guhura nacyo cyane kugira hano hagati y'umukara hano hagati y'amaguru h'umukara. Ni ikibazo kikunze kubaho cyane nkuko nabivuze muri video. Utarabashije kureba iyo video nakugira inama yo kujya kuyumva ko ni video nabonye yafashije abantu benshi cyane. Nabonye ko intuza ikibazo kikunze kwibasirwa cyane n'abantu benshi cyane. No mpamvu navuga ati iyo video link ndaza kushyira muri description y'i video waza kuyibona byoroshye cyangwa tukajya kwireba mu video yanjye waza kuyibona kugira ngo yumve. Ikindi navuga no kugira nuko iyo ubonye video igufitiye akamaro nakugira inama yo gufata uwo mwanya ukayumva ukumva information zirimo ushaka kuza gukuramo information zigufitiye akamaro. Hari abantu ukunda kureba ama video tugasota uko ikiza no kumva video byose ukayirangiza bigufasha gukuramo information cyangwa se ibi by'ingenzi byagufasha kugira ngo icyo kintu washaka kumenya ugisobanukirwe neza. Video nayikoze kunya abantu benshi barabyoze ibibazo byane cyangwa se aryo batabashe gusobanukirwa cyane neza. Niyo mpamvu mfashe video uyu munsi kugira ngo isobanure. Ntabwo ndi buze gusubiramo ibyo navuze ushaka kugira aza kujya kubyumva kugira ngo bize gukomeza kugufasha neza cyane. Mbisubiremo rwose kugira hano hagati y'umukara ntabwo biterwa n'umwanda rwose. Ni ibintu ushaka kubaho ku bantu benshi n'ababebe n'abana bato ushaka kubaho bitewe n'uko abyibushye cyangwa se ni ibintu ushobora kubaho abagore abagabo abakobwa abasore bishobora kubaho cyane nta rugize. Ariko ahanini nagiye mbona ahanini cyane abamama nibo bakunda kujya cyane muri commentaire nabonye. Ariko ni ibintu bikunze kubaho cyane. Ariko icyo ngamesha cyane ni ukugira kongera kubabwira ko ni ibintu bibaho cyane ntabwo ari ibintu biterwa n'umwanda. Ntawo byakwiye kudutera ipfunwe. Ariko nuko mubizi ko rwose hano hagati y'amaguru ni ahantu ho kubahwa, ni ahantu rwose ni ahantu umva ahantu ho kubaharwa ni ahantu h'agaciro cyane. Mama bavuye ati nimba uhafite cyangwa se utarahagira umva iya video wajya kuyumva kugira ngo umenye uko wabyirinda cyangwa se icyo wakora nimba waramaze kugira hagati y'umukara byagufasha kugira. Ngiye gusubiza ibibazo ntagiye magambo menshi. Ngiye gusubiza abantu bambaje muri ya video. Hari abantu batabashije gusobanukirwa ntuza kurkuma ni kino kirungo. Kurkuma ni kino kirungo dukunda gukoresha mu gikoni duteka amapira dutegura ibiki. Dukunda gukoresha mu gikoni dukoresha n'amasosi. Ni kino kirungo kintuza ni kinzane cy'umuhondo. Ushaka kukibona ahantu henshi cyane abantu b'abahinde barya ibintu barigino n'abantu bakoresha ntuza bakoresha ibirungo mu gikoni. No ushaka kugikuraho cyangwa se n'ahantu henshi bakora ibirungo by'intuza cyangwa se hano mu bayisilamu abantu b'abasilamu bacuruza ibintu by'ibirungo byo guteka naho wabihakura. Ndumva kiraboneka ahantu hose pe ntabwo ari ikirungo kigize ahubwo nuko ntabashe kubisobanura neza kugira ngo basobanukirwe. Ikindi abantu ntabwo babashe igikotoro nk'abantu b'abarundi n'abanyarwanda b'abarundi batabashe gukora igikotoro. Ariko nk'umuntu w'umunyarwanda igikotoro akizi. Igikotoro navuga kandi ntuza navuga kari nka pomade vaseline. Urabona kuntu igikotoro urabona kuntu vaseline ifashe nibyo bita igikotoro. Uburyo ifashemo imeze nka pomade nicyo twita igikotoro nk'abantu b'abanyarwanda no kuvuga igikotoro. Ariko ni pomade vaseline ni amavuta afashe bitewe na marque waguze cyangwa brand waguze. Birahari ubwoko bwinshi butandukanye cyangwa se ushobora no gukoresha vaseline. Ushobora no gukoresha ntuza amavuta y'inka. Amavuta yose ari yafashe cyangwa se zino ruire bio oil cyangwa zino ruire dukunda gukoresha ku mubiri nayo ushobora kubikoresha. Icyambere ni ukwidrata uruhu, ni ukugaburira uruhu rukanoga, no gusiga uruhu rukanoga kugira ngo biturinde kugira ngo uruhu rukomeze gukoranaho. Uruhu iyo ruri rwumagaye rugakoranaho rurangirika cyane. Niyo mpamvu iteka ngiye mvuga ibintu by'amaproduit byo ku mubiri mbabwira gusiga uruhu ukarunogereza cyane nibyo bizagufasha kugira ngo uruhu rutandikirika. Ntuza nkuko nabivuze ntuza. Ikindi ibindi nabisobanuye muri video wajya kureba kugira ngo information nyinshi zitandukanye. Hari n'undi muntu nabonye yavuze ngo ntuza byamutiwe n'amavuta y'intuza n'amavuta ya mukorogo cyangwa n'amavuta tukuza arimo hydroquinone.
man nimba umuntu ukoresha rwose ko ndabizi n'amavuta hydroquinone akora gutereza ibintu by'ibibarabara ku mubiri cyangwa se ibintu ibintu byinshi bikunze kuntuza, ariko nakugira inama yo kuyareka cyangwa se ukayagabanya ibyo bizagufasha kugira ngo hakire. Umuntu na muri commentaire yanditse ngo byamutumye ntuza byabitewe nuko ayakoresha amavuta y'intuza ndo wayagabanya kugira ngo bigire. Ni iki wakora rero mu gihe wamaze kugira hano ho mukara hano hagati y'amaguru y'umukara? Ni iki wakora nimba waramaze kugira hano hagati y'umukara? Ni ngereho kuvuga ko nta muti uri magique, cyangwa se urabona ko hari abantu benshi dukunda rwose ibisubizo byihuse cyane gutya ati masika ku gakreme habe harakize. Ntago bishoboka rwose. Nimba aramaze kugira hano hagati y'umukara aramaze kugira bitarangiritse cyane umaze kuhagira, inama ni ukomeza gusiga igikotoro, kwambara utwo dukora, gukora ama scrub cyangwa se ama exfoliate kuhakuba cyangwa gukora mask. Nta bindi bisubizo cyo gukoresha ubwo busabune bugira bukeshe, nta kindi gisubizo kizagufasha uretse kugira patience, kwihangana ugategereza, nta kindi rwose. Tuvuge nk'urugero nkatwe abirabura dufite uruhu rwirabura, murabizi ko nk'iyo tugeze turya nk'urugero umuntu arwaye nk'igiheri ku mubiri, murabizi ko gisiga inkovu y'umukara. Iyo nkovu kugira ngo igende murabizi igihe bidusaba. Noneho ibaze rero nk'umuntu wagize hano mu ntuza hano hagati y'umukara, urumva ni ibintu bizagusaba igihe. Niyo mpamvu get patience, nta muti uri magique, nta muti uzakora ibitangaza ngo ibyumweru 2 birashize. Bishobora kuzagufata bitewe nuko hameze cyangwa uko hameze, bishobora kuzafata imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 5 bitewe nuko hameze cyangwa bimuze kujya. Ariko icyo ni gukomeza gufata izo ngamba, ugakoresha ibyo bintu byose kugira ngo bikomeze gufashe cyangwa bikomeze kwarinda kugira ngo ukomeze kwangirika. Kereka nk'umuntu wagize umuntu w'abantu ukunda kujya hano hagati y'umuza akababuka akaba nk'ibisebe cyangwa se hakokera, ushobora ubonye ari ibintu bigize bikabije cyane wajya kwa muganga. Ikindi kwa muganga naho ikintu bazakumarira, bazakwandikira agakreme yo kwasiga kugira ngo humishe ibyo bisebe cyangwa se ubwo buhere bwawe bwahaje bukire. Nta kintu bazagukoreraho kuri iyo nkovu rwose, ntacyo. Niyo mpamvu ibyo nabasobanuye byose muri iyo video mwabikoresha kugira ngo uhagire. Biza rwose ni patience yonyine niyo izatuma rwose, naho ubundi iyo dufite inkovu bidufata igihe kinini kugira ngo hakire. Ariko ubundi igikotoro umva kwidrata uruhu cyangwa se gusiga uruhu karunogiriza nicyo gisubizo cyonyine kizagufasha cyane. Kwambara utwo tuntuza utwo dukora, gukoresha amavuta, ukoresha nyine intuzi zo pomade, amaruire, ibyo bizagufasha kwakorera ama scrub cyangwa se kwa ama mask, bizagufasha kuhagira. Kwambara udukora n'amasabune akisha, nibyo bizadufasha. Nta yindi magic izagufasha rwose, nta kindi kintu rwose afasha no kugira patience. Nicyo kintu cyonyine kizagufasha kugira ngo ubashe kugira. Umuntu utarahagira rwose wakaplika ibyo bintu byose mu gihe hashyushye, ushaka kushyiramo agakora. Murabona ibyo hashyushye rwose umuntu aratutubikana, cyangwa se mu gihe cy'imihango umuntu atutubikana n'amagutya agakora akazagufasha cyane. Igikotoro nicyo kiri imbere cyane, kuko intuza y'umuntu isize uruhu rukanoga rwose, ntabwo rwakangirika rwose. Harimo kunyerera, hari hatuhagiye, ntabwo rwakangirika. Niyo mpamvu igikotoro umuntu akagiye kugishyira imbere, cyangwa se iyo vaseline pomade n'umuntu akwiye gushyira imbere cyane. Iyo wakoresha iyo yose amaruire wakoresha n'amaruire dukoresha ku mubiri, za ntuza za bio oil ni nyinshi cyane wakoresha. Ibyo ngo nukugira nuko hasiga rwose. Ikindi umuntu akambara ipantaro, amakora, ni byinshi cyane ushobora gukora, ariko nta bundi buryo rwose, nta bundi buryo ushoboka rwose bugize buri naturel rwose wakoresha. Nukugira patience, ubundi ukajya patience ukahirinda cyane wakire. Naho ubundi ikibazo cy'intiba harabaye umukara, urumva ni nk'inkovu zarabaye umukara, bizafata umwanya munini cyangwa igihe kinini kugira ngo ugende. Ariko ni patience, igisigaye no kugira no gushyira mu ntuza mu bikorwa ibyo bintu byo kwirinda kugira haturinde. Umuntu utarahagira rwose ni ukubikora. Umuntu amaze kuhagira nawe gukomeza ukabikora kugira ngo aho nimba harabaye kuba umukara, kugira ngo ukomeze kwarinda kugira ngo hatakomeza kuba umukara cyane bisumbijeho. Urumva uruhu rukomeza kugenda rwangirika, ntabwo ari byiza cyane. Umundi bizagenda bishira, bizafata igihe bizagenda bishira. Niyo mpamvu ugomba kwihangana ugategereza. Bantu dukunda kugira rwose, dukunda ibisubizo byihuse rwose. Ahangaha nta bisubizo byihuse bihari, no gutegereza ugashaka udusabune tugize. Rero abantu na video nakoze nsobanura amwe mu masabune ashobora gukesha mu buryo buri naturel butari mu kurugo.
nakoze video ntuza ndaza kwishyira link ndaza kwishyira muri description kugira ngo uze kwibona byihuse waza kugira cyangwa se ukajya gushaka mu ma video nakoze byaza gufasha cyane. So ndabashimiye nizere ko ibi bibazo byose nabisubije ntuze rwose dukomeze twite ku ruhu twiteho rwose ni ibintu by'ingirakamaro nimba rwose ikindi kandi ntago ari ibintu bya kudupfira upfunwe ni ibintu bibaho cyane igisigaye ni ugukomeza kwarinda kuhitaho naho ubundi ntago ari ibintu bya kudutera upfunwe bibaho cyane nta muntu bitabaho ntago ari umwanda bibaho cyane. So nagiye magambo menshi ndabashimiye mwarebye ukomeje gukurikirana ibiganiro byanjye mwe mukomeje gukora subscribe ndabashimiye cyane. Imana amahoro ikomeze ibaho umugisha mukomeze mushigikire kugira ngo mukomeze twige tungurane ibitekerezo twige ama tips y'ubuzima busanzwe sharing ama idea. Murakoze cyane. Imana amahoro ibarinde. Utarakora subscribe please kora subscribe kugira ukomeze ushyigikire ukomeze gukurikirana ibiganiro bagezaho. Ikindi ntibagirwe ku likinga ku commentinga ufite commentinga aho bose. Murakoze cyane. Bizu